this Niyori kuguma kwihishira ibanga ry'akarigumana mu mutima nibyo bituma Nyambo atamubabarira. Niyori kugumana ibintu by'abafite mu mutima nibyo bituma Nyambo atabasa kumwizera. Guys, muraza kwihangana nubwo episode y'uyu munsi yatinze, ariko murabizi ko tubakunda kandi ndagusaba kugira ngo wihanganize umunota nyine 7 zonyine tube tugana kuri filime yacu Ibanga mu gihe itarasohoka. Ese guys, wowe Niyori aka kanya ubona hari icyizere gihari kubo Nyambo yamubabarira bagasubirana? Ese ubona Niyori hari icyizere afite ku buryo Nyambo none yamubabarira bakongera bagasubira mu rukundo? Ese guys, Yves we imipango ye mubona azayigeraho? Mubona Yves imipango bizarangira ayigezeho? So guys, murabizi ukuntu Nyambo yemera Niyori kandi na Niyori turabizi ukuntu yemera Nyambo. Ariko guys, turabizi ko Yves hari ndetse na Dete batazemera ko urukundo rwabo rubasha kuramba. Turabizi ko abo babiri baba bafite ishari urukundo rwa Niyori na Nyambo. Ese guys, musabye ka favor gatoya, niba ari bwa mbere ugeze hano kuri VK Empire, wakora subscribe tugakomeza tugashyirangana mu zindi behind the scenes za filime yacu Ibanga. Ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe ubundi tukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose bica hano kuri VK Empire. Guys, rero ndagusaba kugira ngo niba uri umukunzi w'Ibanga ube wagira Nyambo inama. Ese Nyambo we kugira ngo abe yabasha kuba yatega Niyori amatwi, Nyambo we mubona yakora iki? Ese Nyambo mubona yahitamo iki kugira ngo abe yabasha kuba yumva Niyori ukuri kuramuvamo? Guys, rero niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri behind the scenes zose za filime yacu Ibanga ndetse no kuri episode yose ya filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ukuntu tubimira cyane, murabizi ukuntu muri abantu bagaciro kuri twebwe, murabizi ukuntu muri abantu bagaciro kuri filime yacu Ibanga. Rero guys, niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndagusaba kugira ngo usige igitekerezo cyawe hano kuri VK Empire. Ndagusaba kugira ngo ube wagira Niyori inama y'ikintu yakora kugira ngo Nyambo abe yabasha kuba yumva ukuri kose kuri kumuvamo. Kandi ndagusaba kugira ngo ube wagira na Nyambo inama y'ikintu yakora kugira ngo abe yumva Niyori ndetse anamubabarire barongere banasubire mu rukundo. Ese guys, wowe utekereje ko Nyambo aka kanya ubu tuvugana yamaze kumenya ko Yves ariwe uri inyuma y'ibi byose kugira ngo abe yatandukana na Niyori, mubona Nyambo arakora iki? Ese Nyambo anamenya neza ko Yves ndetse na Dete bakorana, ndetse Yves ari utuma Dete ngabe yajya kwa Niyori amugire kuriya, mubona Nyambo wazabyakira ute? Guys, rero murabizi ukuntu muri abakunzi b'Ibanga kandi natwe murabizi ukuntu tubakunda cyane. Rero guys, niba uri umunyamuryango, ndagusaba kugira ngo ntusiga udatanze igitekerezo cyawe ukuntu uba wumva filime yacu Ibanga ukuntu byagenda. Ese ubona Nyambo yongera kuba yarebana na Yves mu maso? Ese ubona Yves we yagoma muri rugo rwa mukuru we? Ese ubona Yves byashoboka kugira ngo agwe muri kino cyaro? Guys, biragoye. Yves nibiza kumenyekanwa ko yamaze kuba yagambira urukundo rwa Niyori ndetse akaba ari we wakoreshaga Dete kugira ngo we yagira Niyori kuriya. Yves ndabizi ko urukundo rwe ndetse n'ubuvandimwe bwe na Nyambo buzaba burangiye. Kandi guys, nawe umukunzi w'Ibanga urabizi ko Yves nubwo afuhira Nyambo cyane ntago amukunda kurenza Niyori. Yves abashaka ibintu byihuse. Ese Yves mubona akunda Nyambo? Ese Yves mubona akunda Nyambo kurenza ukuntu Niyori amukunda? Guys, rero niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ndagusaba kugira ngo nugende udatanze igitekerezo cyawe ukuntu wiyumva ndetse n'ukuntu wumva filime yacu Ibanga ukuntu byagenda. Kandi niba uri umunyamuryango, murabizi ko hano kuri VK Empire ariho hantu honyine ushobora kubonera ibintu by'ukuri ndetse n'ahantu honyine ushobora kujya ukabona behind the scenes zivugisha ukuri. Ese guys, wowe kuri umukunzi w'Ibanga, nubwo episode y'uyu munsi muri kubona byagoranye ko saa 7 yari kubibageza, ariko mukaba muri kubona uyu munsi itarabageraho, muri kuyibona ute? Ndagusaba rero kugira ngo wihangane zino minota zonyine tube tuganira niba uri umunyamuryango ndetse niba ukunda ibikorwa byose bica kuri Miss Nyambo. Usabwa kugira ngo nawe ube warakunze ibikorwa bica hano kuri VK Empire. Kandi ikintu cya mbere ngusaba, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri VK Empire, ubundi tukomeze tugendere mu zindi behind the scenes zose zikurikira za filime yacu Ibanga. Ese guys, wowe kubona Niyori akomeza kujya mu kababaro karenze kandi tukaba tuzi ko Yves hariya we akomeza kujya mu byishimo, kandi tuzi ko umubabaro wa Niyori
ari Yves wawuneyemo, tukaba tuzi ko Deto hariya akomeza kwikurura kuri Niyori birenze, ndetse na Niyori habera akaji tukaba tuzi ko atamwikuraho. Mubona Niyori we amahirwe yo kuba yasubirana na Nyambo, nubwo Nyambo we aba ashaka kugira ngo basubirane, mubona amahirwe atari kugenda yoyoka gake gake? Ese mubona Nyambo urukundo afitiye Niyori ari urwo kugira ngo Niyori abe yaba yamuca inyuma? Ese mubona urukundo rudahari? Ese guys, kuri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, mubona filime yacu Ibanga iri kugana he? Ese iyo urebye filime yacu Ibanga iragushimisha nkuko uba wayiteze? Ese filime yacu Ibanga wungukiramo iki? Ese filime yacu Ibanga wigiramo iki? So guys, rero nibura umunyamuryango ndagusaba kugira ngo usige ibitekerezo byawe kuri filime yacu Ibanga, kandi nibura umunyamuryango ndagusaba kugira ngo ntugende utanze igitekerezo cyawe kuri filime yacu Ibanga, kandi nibura umunyamuryango ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe no kuri VK Empire kugira ngo nawe ujye ubona benefits za filime yacu Ibanga umunsi ku munsi. Guys, rero murabizi ko twebwe ikintu cyo gutinda amagambo tutagikozwa. Ndagusaba kugira ngo wihanganire buno butinde bwa episode kurikira ya filime yacu Ibanga, kandi ndagusaba kugira ngo ntuze kugira ikibazo irabageraho, kandi ndagusaba kugira ngo ntusige udakoze subscribe no kuri VK Empire, cyangwa se usige udatanze igitekerezo kuri filime yacu Ibanga ukuntu wiyumva kuri Niyori ndetse na Yves ndetse na Nyambo wiwe ndetse na Dete wiwe. Kandi guys, murabizi ukuntu mbakunda cyane, muri abantu b'intwari kuri ngewe, kandi ku muntu wakoze subscribe wowe ndamushimira cyane, yahisemo neza, ni umuntu w'intwari, ni umuntu w'agaciro.